Yes, mwiriwe bakunzi ba MT22 Newski murabizi ko tubakunda. Uyu munsi rero ni isomo ryacu rya karindwi. Mwibuke neza uko amasomo yagiye akurikirana, uko muzagenda namwe muyakurikirana bizagenda biborohera cyane mu buryo bworoshye mu kwiga gitari. Kandi mwibuke ko aya masomo tuyabaha mu buryo nyine busobanutse. Byaba byiza mugiye mufata ikaye n'ikaramu mukajya mwandika uko tugenda dusobanura, nibyo byiza. Muzaba mufite serivisi nziza namwe yo kuzigishirizaho mu minsi mikeya iri imbere. Tugiye kureba inota ryacu rya C. Hanyuma inota ryacu rya C, urutoki rwa mbere urukanda kuri barete ya kabiri. Twabonye ko barete ari izi mu byibuke, tubona ko imirya bayibara guhera hasi ukazamura. Hanyuma tubona ko intoki ari rwa mbere, rwa kabiri, rwa gatatu, rwa kane ari ku gahera, rwa gatanu ni igikumwe. Hanyuma rero tugiye kureba C, urutoki rwa mbere rukanda kuri barete ya kabiri ku mirya yose guhera ku murya wa gatanu ukamanura kugeza ku wa mbere. Iyo urukandije rwonyine nuko ruvuga. Hanyuma ugafata urutoki rwa kabiri rukajya kuri barete ya kane, okay, then kuri barete ya kane ku murya wa kangahe, wa kane. Urutoki rwa gatatu rukajya kuri barete ya kane nanone ku murya wa gatatu. Urutoki rwa kane nanone rukajya kuri barete ya kane ku murya wa kabiri. Uburyo ko rwa mbere twabonye ko rugomba kujya kuri barete ya kabiri ukanda imirya yose uhereye ku murya wa gatanu ukamanura. Ucuranga uhereye ku murya wa gatanu umanura. Alright. Iyo ni C niko bayita. Yes. Mu buryo bundi bwa kabiri bworoshye bwo abenshi ngira ngo bakoresha urutoki rwa mbere n'ubundi aho rugomba gukanda twavuze kuri barete ya kabiri ugahera ku murya gatanu ukamanura ukanze. Hanyuma urutoki rwa gatatu rukaza akaba rwo rukanda kuri barete ya kane guhera ku murya wa kane ukamanura. Ubu buryo abenshi nibwo bakoresha kuko nibwo bworoha, ku buryo okay, nibwo bworoha cyane. Iyo ukanze gutya nibyo byoroha kuruta ibindi byose. Mwaribonye ngira ngo kugira ngo urukande neza mu buryo bworoshye ni uko izi ntoki zawe, ikiganza cyawe cyose kirambuka ku buryo kikorohera intoki zikijyanaho. Iyo ugize gutya hari igihe bigorana kubera benshi bafite intoki, wenda kubera ngira ngo harimo abafite intoki ngufi, biba ngombwa yuko bagize gutya batahagera. Ariko mu gihe urambuye ikiganza cyawe gutya ukakirambura neza, izi ntoki ukazirebesha, urutoki rwa mbere rukarurebesha kuri barete ya kabiri kuri ya mirya twavuze guhera kwa gatanu kumanura, ubona ko ako kanya ikiganza kijyanaho. N'urutoki rwa gatatu nabwo rwijyana kuri barete ya kane ku murya wa kane ukamanura. Icyo gihe iyo ubigize gutya, igikumwe cyawe cy'inyuma kiraza kigafasha izindi, kigafata hano inyuma ku buryo utsindagira ya so yawe cyangwa rya jwi ryawe wifuza rigasohoka nk'uko ubyifuza.
niko si imeze. Imana ibagire neza, ndabakunda. Ubwo tuzahora mu kindi cyiciro kizakurikiraho. Imana ibahe umugisha.